First Lady mukaba n'umushyitsi mukuru wacu banyakubahwa ba ministry banyacyubahiro mwese muteranye hano bashyitsi bahire babyeyi mwatuje mu mpinga nzima y'Intwaza abaturage b'akarere kacu ka Bugesera namwe batumirwa baje kubasuhuza no kubaha ikaze mu karere kacu. Asuje kandi n'abashimira nyakubahwa First Lady kuba mwaje kwifatanya natwe mu gikorwa cy'indashyikirwa cyo gutaha impinga nzima ya Bugesera no gutuzamo Intwaza. Abaturage b'akarere kacu nagira ngo mufashe dushimire nyakubahwa First Lady uhora tuzirikana akaba yatugereye n'uyu mwanya kugira ngo nitegereje abantu bose baje kwifatanya natwe mu birori byo gutaha urugo kabihuza n'iminsi 100 tumaze twibuka tunaha icyubahiro abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Numva nahamya ko intego twihaye yo kwibuka twiyubaka igenda igerwaho. Ababyeyi bacu rero tuyifurije kugubwa neza muri uru rugo Impinga Nzima Hostel. Batumirwa mwaje kwifatanya natwe kuva iyi gahunda yo kuremera abanyamuryango ba Vega yatangira. Tumaze gutuza ababyeyi basaga 100 n'ubise Minisita bw'ijana na 30 na hano mibare mfite 138 n'abandi batuye mu ngo zitandukanye mu gihugu cyacu kandi babayeho neza. Mumfashe dushimire leta yacu komeza guharanira abawe Imana yadukuye yaradushigaje maze ingabo z'u Rwanda ziraturokora. Naragiye mu bice za Butare mpavuye ngaho ndagenda za Kigali Zurenzi nibwo yanzanye Intarama. Undi umukobwa umaze Intarama imyaka 8. Ndashimira abanyentarama mwanyitayeho. Ndashimira umuyobozi wacu rwose Mukantwari wagiye kumvagisha akaboko sinari kwigezayo ankura mu nzu ati ngwino bajye kurambura ku kaboko kararambuka. Ndashimira abantu bamfashe nkiza ntagira shinge na rugero batumye gezaho umubyeyi Madama Kagana Sanga. Ndababwira ngo twageze mu ijuru bwa erega twarigezemo. Wundi we wavuga ati ngo mu kanya gato bakaba baragurukije bakaba baritashyemo natwe twageze mu ijuru ku itariki yanjye turajya tutatite baradukarabya. Ese mwari igihe cyashize twari tuzi kwambara inkweto si do mwatubonye se turabasirimu. Ibyo kwihina, ibyo kwiheba, ibyo kwigunga ubu ndahura dore uyu mukobwa yambaye mwuduwa araza ati sohoka muri iyo urayimaramo iki uriho urwara ukahera mu nzu uriho uturusha ngwino tukujyane mu bwiza. Twageze mu bwiza turashimira Paul Kagame wadukuye hari, turashimira Madama Kagame watwicaje heza. Ubu turaganira